Reka ambasuhuze ke nongere mbahe ikaze inshuti bakunzi bacu, nizere ko mumerewe neza aho muri hose, yaba bari mu Rwanda, bari muri Afurika no hirya ya Afurika, mwese twizere ko mumeze neza kandi namwe biba bitagenze neza n'ukwihangana. Turababwira ko mu karere ka Rutsiro inkuba yishe umugore ikica n'amatungo igatwika n'inzu y'umuryango. Iyi nkuru turaje tuyibagezeho ku buryo burambuye. Turababwira kandi ko mu karere ka Rulindo umukuru w'umudugudu yatanze igihano cyo gusambura inzu y'umuturage. Ibi byaturutse kuki, byakomotse kuki? Iyi nkuru nayo turayibagezaho ku buryo burambuye. Hanyuma turaza kugana ku musozo tubabwira ko mu mujyi wa Kigali habayeho ibiza, aho inkuba n'imvura byahitanye abantu. Hanyuma umujyi wa Kigali rero ukaba wamaze gushyira hanze ubutumwa bwihanganisha imiryango yahitanywe n'ibi ibiza. Ngizi inkuru tugiye kugarukaho hano ku Ibendera TV. Nizera ko mwese abadukurikira zikomeza kugenda zibanogera, gusa ariko mbere yo kuzibagezaho ku buryo burambuye, ni munyemerere mbanze fate akanya gatoya mbashimire mwe mubana natwe kandi mukadukurikira umunsi ku munsi. Ni by'agaciro cyane, turashimira cyane rero kandi tunabasabira umugisha. Ni nako kandi tugenda dushimira mwe mwakoze subscribe kuri channel yacu, tugenda dusangira inkuru ku buryo butandukanye. Ari nako kandi dusaba mwe mutarakora subscribe ku Ibendera TV kubikora kugira ngo izi nkuru tubategurira tukanabagezaho ntizikabacike ukundi. Nitwa na Kreti Ntirushwa, ni ku Ibendera TV, ikaze. Mu karere ka Rulindo mu murenge wa Kisaro mu kagari ka Mushenyi haravugwa inkuru y'abakuru b'imidugudu babiri, ni ukuvuga wa Akabeza na Karambi ndetse na Umutekano, basambuye inzu ya Ndereyimana Ildefonse ngo mu kigo cyo kwishyura ibirayi ibyibwe yari yarindishijwe bya Adriane ngira amasabo. Bamwe mu baturage bavuga ko Ndereyimana yasamburiwe inzu kuwa kabiri tariki ya 22 Ukwakira muri uyu mwaka w'2024, nyuma y'uko Adrien yari yamuhaye akazi k'izamu ko kurinda ibirayi byari bikiri mu murima, hakaza kwibwamo imigozi 10 y'ibirayi, ugereranyije ngo bikaba bingana n'ibiro 10 by'ibirayi. Bakomeza bavuga ko mu gukemura iki kibazo umukuru w'umudugudu wa Karambi Hirwa Jean Damascene ari kumwe n'ushinzwe umutekano mu mudugudu baciye urubanza, bavuga ko kugira ngo haboneke ubwishyu bagomba gusambura inzu ya Ildefonse amabati 25 akagurishwa. Umwanzuro ukaba warahise unashyirwa mu bikorwa. Undi muturage nawe agira ati ni umuntu wamuhaye akazi ngo ajye kurarira ahantu, nuko baza akumwiba, baza kumushinja ko ari we wabyibye kandi mu by'ukuri nta gihamya yamufatanye. Biza kurangira haciyemo nk'iminsi nk'itatu aza kubura intama, byose baza babimushyiraho nyine ngo niwe wabyibye, birangira bamusamburiyeho inzu. Kuwa gatatu tariki ya 23 Ukwakira muri uyu mwaka w'2024, Uwamahoro Tresforo gitifu w'umurenge wa Kisaro yageragejwe inshuro nyinshi kugira ngo agire icyo atangaza kuri iyi nkuru, ariko birangira atabonetse kuko yavuze ko ari kuri moto, bikaza kurangira atongeye kuboneka yaba ku murongo wa telefone ndetse no mu bundi buryo bw'itumanaho. Nyuma abanyamakuru bagerageje kongera guhamagara nomero ye basanga itari ku murongo yayikuyeho.
nyuma y'iki kibazo ariko umuyobozi w'akagari ka Kamushenyi Masengesho Chantal we yabwiye radiyo Ishingiro ko atunguwe no kumva ayo makuru ariko avuga ko agiye kuyakurikirana. Aha yagize ati icyo tugiye gukora, tugiye guhamagara abaturanyi b'uwo muntu n'abagiranye ikibazo bombi ari nyiri iyo nzu ndetse n'uvugwa ko yibwe, hanyuma tubaganirize twumve uko ibintu byakozwe. Niba umuntu yaribwe ntabwo yakagombye kuba asamburirwa inzu. Amakuru ari kuva mu nzego z'ibanze avuga ko koko ku gicamunsi cyo kuri uyu wa gatatu tariki 23 Ukwakira 2024 mu mudugudu wa Karambo hahise hatumizwa inama yayobowe n'umunyamabanga nshingwabikorwa w'umusigire w'umurenge wa Kisaro witwa Nsabimana Ezekiel afatanyije n'inzego z'umutekano. Hanzurwa ko inzu yasambuwe bongera kuyisakara ndetse n'uwa arindaga ibirayi nawe akariha ibyo birayi byibwe. Nyuma y'inama inzu yahise itangira gusakarwa ariko Bwira Ituze Ildefonse n'umuryango we bahise bajya gucumbika. Abaturage by'umwihariko abayobozi bagiriwe inama yo kujya bakemura ibibazo by'abaturage bisunze amategeko birinda kubogama. Reka inkuru tuyigarure mu biganza byanyu, namwe muze kuduhaho ibitekerezo nshuti bakunzi bacu. Hanyuma ubundi rero reka dukomeza n'izi nkuru twerekeze mu karere ka Rutsiro. Akarere ka Rutsiro ni akarere gaherereye mu ntara y'Iburengerazuba bw'u Rwanda. Aha rero inkuba yishe umugore, amatungo itwika ndetse n'inzu uyu umugore yabagamo. Mu mvura nyinshi yaguye mu ijoro rishyira kuri uyu wa kane yagaragayemo inkuba yishe Uwimana Impaye Vestine y'imyaka 22 wo mu murenge wa Murunda, itwika n'inzu inica ingurube ya nyirinzu mu murenge wa Kigeyo muri aka karere, inica intama ebyiri indi iyisiga yanegekaye. Aho ibi byose byabereye mu murenge wa Mukura ni mu karere ka Rutsiro nk'uko twari tumaze kubibabwira, akaba ari mu ntara y'Iburengerazuba bw'u Rwanda. Umwe mu batangaje amakuru wo mu murenge wa Murunda avuga ko inkuba yakubise Uwimana Impaye Vestine arimo kuganira n'umugabo we bicaye mu ruganiriro muri salo mu masaa 1:30 z'ijoro, ajyanwa ku kigo nderabuzima cya Rutsiro ariko aza gupfa, abaganga aba akimwitaho. Uyu agira ati byabereye mu mudugudu wa Gasasa mu kagari ka Kirwa. Inkuba ikimukubita yajyanwe ku kigo nderabuzima cya Rutsiro, abaganga bakora uko bashoboye kose ariko nyakwigendera aza gupfa abakimwitaho. Inkuba kandi yanakubise Cash Power y'uwitwa Nzasabimana Valence y'imyaka 32 wo mu mudugudu wa Bushaka mu kagari ka Buhindure mu murenge wa Kigeyo. Amashanyarazi abariyo atera iyo nkongi nk'uko naho umuturanyi w'umuryango w'abangaba wabitangaje, uvuga ko aba bantu bahuye n'ibyago. Uyu muturanyi yagize ati umuriro wahitiye mu cyumba uyu mugabo n'umugore we bararamo, utwika byose nta na kimwe usize, kubw'amahirwe ntiwagera mu bindi byumba. Abaturanyi bashoboye kuwuzimya, umugabo umugore we n'abana be 3 bavamo ari bazima, ariko ingurube ye yariri mu kiraro basanga nayo inkuba yayihitanye. Uyu avuga ko inkuba yanateye umuturanyi w'uyu muryango witwa Imanizabayo Clementine ituma ahungabana, ajyanwa ku ivuriro ry'Ingoboka bamwitaho, icyakora aza gusubira mu buzima busanzwe ari muzima. Umuganwa Marie Chantal yavuze ko no mu mudugudu wa Agako mu kagari ka Mwendo mu murenge wa Mukura inkuba yakubise intama 3 za Nsengiyumva Calix
ebyiri zihita zipfa, indi inkuba yikubita amaguru y'inyuma ikaba itabasha kugenda kugeza ubu. Uyu muyobozi yihanganishije abagize ibyago bose, avuga ko nk'uwitabye Imana akarere k'ubufatanye n'abaturage bazagerageza gutabara abasigaye. Mu butumwa yahaye abaturage yagize ati muri ibi bihe by'imvura nyinshi inazana n'inkuba zikangiza byinshi birimo no gutwara ubuzima bw'abantu, turasaba kwitwararika mu kumva inama mugirwa zijyanye no kwirinda ibyabakururira inkuba byose birimo gucomeka ibikoreshwa n'amashanyarazi, kwitaba telefone, kugama munsi y'ibiti n'ibindi byose mubuzwa mu gihe imvura igwa, mukanashyira imirindankuba ku nyubako zanyu aho bishoboka. Nyakwigendera wahitanywe n'inkuba asize umugabo n'umwana umwe, Imana imuhe iruhuko ridashira. Turababwira kandi ko umujyi wa Kigali wihanganishije imiryango y'abahitanywe n'ibiza. Ubuyobozi bw'umujyi wa Kigali bwihanganishije imiryango y'ababuze ababo bahitanywe n'ibiza barimo 3 bo mu murenge wa Gatsata bagwiriwe n'umukingo, n'abandi 2 bo mu murenge wa Bumbogo ho mu karere ka Gasabo bakubiswe n'inkuba. Abakubiswe n'inkuba n'abana bo mu rugo rumwe, ndetse 2 muri bo bakaba bahise bahasiga ubuzima, mu gihe undi mwana umwe na nyina ubabyara bahise bajyanwa kwa muganga. Mu itangazo umujyi wa Kigali wanyujije ku rukuta rwayo rwa X ku mugoroba wo kuri uyu wa 24 muri mwaka 2024 Ukwakira, wihanganishije imiryango yombi yaburiye ababo mu biza byatumye abantu 3 bahasiga ubuzima. Umujyi wa Kigali wavuze ko abakomeretse uko ari 4 barimo abakomerekejwe n'umukingo ndetse n'inkuba bajyanwe mu bitaro bya CHK, ubu bakaba bamaze gusezererwa aho basubiye mu buzima. Ubuyobozi bw'umujyi wa Kigali bwanaboneyeho kwibutsa abaturage batuye mu bice byashyira ubuzima bwabo mu kaga kwimuka, by'umwihariko abatuye munsi y'imikingo iruhande ya za ruhurura, kwirinda kugama munsi y'ibiti, kugenda mu mvura nyinshi no kwambuka imigezi yuzuye muri ibi bihe by'imvura nyinshi. Reka rero tubashimire cyane amwe mu bana natwe mu nkuru zitandukanye tugenda tubagezaho. Turizera byanze bikunze ko zikomeza kugenda zibashimisha kandi zikanabanogera. Ngayo nguko rero tuganye ku musozo, tubifuriza gukomeza kubana natwe ndetse munakurikira izindi nkuru zose tubategurira tukanazibagezaho. Nitwa na Christine Rushwa, ni ku Ibendera TV. Ndabashimiye cyane, mugira amahoro n'amahirwe.